muri iyi koma nyinjiramo, mbere yuko nyinjiramo nagiye kubona mbona ahantu ndyamye ibintu by'isi cyangwa se byo kuvuga ngo ubutaka cyangwa aho nari ndyamye, mbega hahise hamera nkaho hibagiranye. Ngiye kubona mbona umucyo mwinshi, umucyo w'isanzure mwinshi cyane, mbona wa mucyo uraje, ariko muri uwo mucyo hamanukamo umuntu w'umugabo wambaye ikanzu y'umweru nziza. Biza kugeraho ngo mbona wa wundi waje ambwira ngo ninjye marayika wagushinzwe, ako kanya yahise amfata ukuboko, mbona tuzamutse ku masikariye nabonaga ahera hasi aho twari dushinze ibirenge, tuzamuka kwayo masikariye, turazamuka tugezemo hejuru mu kirere tuhasanga robine. Iyi robine nabonye uyu marayika waje ambwira ngo ninjye marayika wagushinzwe yakoze ku iyi robine. Iyi robine itangira kurekura amazi, ayo mazi nabonaga ari umutonyi munini cyane, noneho nkabona uko afungura nkabona amazi anyikubiseho, uko afungura nkabona amazi anyikubiseho. Ahantu y'amazi yahitaga yikubita nahitaga mbona imyambaro nambaye ngewe, aho amazi yikubise yahitaga ihinduka, nkabona imyambaro nambaye irahindutse. Arambwira ngo reba hariya hejuru. Ndareba, ndebyemo hejuru mbonayo abantu babiri. Arambwira ngo bariya abantu wababonye? Nanjye ati bariya abantu nababonye. Bariya abantu bitegereze. Kandi arambwira ngo kandi ibintu byose ubona ngo uzabibwire abantu biwanyu mu isi. Uko ari gusenga wa munyamasengesho w'umunyantege nke, nagiye kubona mbona hari abadayimoni bari hano hejuru ku bicu. Nongo nitegereje mbona ku bicu nyirizina hari ubuntu bw'ubukono cyangwa se bw'ubwabyo. Umunwa wako gakono nabonaga ureba hasi, indiba yako gakono ariyo iri hejuru ku bicu, ari yifashe ku bicu. Aranyereka ati hariya wahabonye. Nagiye kubona mbona ari kunyereka inzira. Abantu benshi bazi ko ngo inzira ijya mu ijuru ngo ari akayira gatoya ngo kangana gutya. Inzira ijya mu ijuru ni inzira nziza, ni inzira yagutse, ni inzira imerameta, ni inzira ishayininga. Nabonye ku itangira ry'inzira hari inyamaswa. Iyo nyamaswa ifite umunwa, nabonaga ifite umunwa barekura gutyo umeze nk'ukoreshwa na rasoro, nkabona wa munwa uratumbereye ukagera kure cyane. Twahitiye tukimara kurenga kuri bariyeri, twahitiye ahantu hari itanura ry'umuriro cyangwa se hari igicaniro cy'umuriro. Ariko ushinzwe iki gicaniro cy'umuriro nabonaga afite ijisho ryatukuye risa n'uwo muriro. Ntangira kugira ubwoba. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yesu ashimwe. Ndi wa mubyeyi ugarutse kugira ngo dukomeze mbagezeho uburyo impamvu mbyaye aba bana 16. Nkaba ndi kuvuga ko ntabizi nimba wenda byarahagaze, kuko inzira zo kubyara mbona zigihari. Hari impamvu yabyo, nagumye kubabwira ko impamvu yabyo reka nyibasobanurire. Ngewe mbyara umwana wa mbere na mbere, nagize ikibazo ndangiza iminsi 3 ndacana cyangwa se ndateka. Ubwo ni ubwo bakurikiye ubuhamya kera cyangwa se ubuhamya natanze ku gice cya mbere, barahita babishyikira impamvu nabyaye nkamara iminsi 3
ndacanye mu nzu ngo mbe nateka, inzu irimo umubyeyi ahantu ibiryo biri, muzi ko bateka mu gitondo bagateka nimugoroba, nyine namwe murabyumva. Ariko ngewe icyo gihe ibyo kurya nta byari bihari, narabyaye iminsi 3 irarangira. Hanyuma nza kugira ikibazo gikomeye, naje kugira uburwayi bwo mu nda. Mbyaye umwana wa mbere afite amezi 6, nagize ikibazo cyo mu nda yanjye hazamo ibibyimba 3. Ibyo bibyimba byari bimeze nk'amashyiga mu nda yanjye, kimwe cyabaga hepfo, ikindi kiba ku ruhande, ikindi kiba nyine. Ibyo bibyimba byari biteye nka kwa kundi muzi abantu batera amashyiga yo guterekaho inkono. Biza kuba ngombwa uyu mwana afite amezi 6 nza kuremba ku buryo bukomeye. Baza kunjyana kwa muganga, bangejejeyo abaganga bajya kunkurikirana cyangwa se kunkurikira kugira ngo barebe ukuntu bimeze. Ikintu nibuka muganga tukiri kuvugana, numvishe muganga yatangiye gukoropa bya bibyimba bikajya bimenagurika, nyine byavagamo si ngombwa kubivuga. Ariko yakoropye ikibyimba cya mbere, numva ubwenge bwanjye butangiye guhagarara. Akoropye ikibyimba cya kabiri, numva ubwonko bwanjye butangiye kumera nkaho buzimira. Akoropye ikibyimba cya gatatu, ni ukuvuga ngo mu nda yanjye numvaga haremereye, hagaragara nk'aharimo nyine haremereye, hagaragara nk'aharimo ibiryo, kambivuge gutyo, kubera bya bintu by'ibibyimba byabagamo. Kubera ko ntari mperuka kurya, nta kintu cyo kamvuge ngo nta kintu cyo guteka mfite. Abantu bakurikiye ubuhamya bwanjye barabizi, barabyumvishe. Nta kintu cyo kurya, ikintu nagiraga mu iyo nda byari ibyo bibyimba byari byaraje mu nda. Kubera ko uko bagendaga babimena, nahitaga numva ubwenge bwanjye buhagarara. Igihe cyaje kugera, muganga akuye nk'ukuboko, mpita numva ubwenge bwanjye burepuye, ubuzima burangirira aho ngaho. Ubu buzima burangira, nagiye kubona mbona ubwo, reka mvuge ngo ubwo nahise ninjira muri koma. Muri iyi koma nyinjiramo, mbere yuko nyinjiramo nagiye kubona mbona ahantu ndyamye ibintu by'isi cyangwa se byo kuvuga ngo ubutaka cyangwa aho nari ndyamye, mbega hahise hamera nkaho hibagiranye. Ngiye kubona mbona umucyo mwinshi, umucyo w'isanzure mwinshi cyane. Mbona wa mucyo uraje, ariko muri uwo mucyo hamanukamo umuntu w'umugabo wambaye ikanzu y'umweru nziza isobanutse y'umweru. Ngiye kubona mbona araje, amanuka muri uwo mucyo, ahagarara imbere yanjye, arambwira ngo ninjye marayika wawe ugushinzwe. Ubu umuntu wese uko waba uri kose, n'ubwo waba ukora ibyiza cyangwa ukora ibibi, ufite marayika wawe ugushinzwe. Ufite marayika w'Imana, ufite n'undi marayika wa Satani ugushinzwe. Ibyo ukora wihishe, ibyo ukora ku manywa, ibyo ukora nijoro, ufite marayika ugushinzwe. Uwo ni uzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose. Hanyuma biza kugeraho ngo mbona wa wundi waje ambwira ngo ninjye marayika wagushinzwe, ako kanya yahise amfata ukuboko. Mbona tuzamutse ku masikariye, nabonaga ahera hasi aho twari dushinze ibirenge, tuzamuka kwayo masikariye, turazamuka, tugezemo hejuru mu kirere tuhasanga robine. Sinzi abantu bose nimba, twebwe bamwe bavuga itiyo, abandi bavuga robine, umuntu wese abivuga uko abyumva. Tugeze mu kirere tuhasanga robine. Iyi robine nabonye uyu marayika waje ambwira ngo ninjye marayika wawe ugushinzwe, yakoze ku iyi robine. Iyi robine itangira kurekura amazi. Ayo mazi nabonaga ari umutonyi munini cyane, noneho nkabona uko afungura, nkabona amazi anyikubiseho. Uko afungura nkabona amazi anyikubiseho. Ahantu y'amazi yahitaga yikubita, nahitaga mbona imyambaro nambaye ngewe. Aho amazi yikubise yahitaga ihinduka, nkabona imyambaro nambaye irahindutse. Hanyuma imyambaro nambaye yaje guhinduka, mbona ibaye nka ya kanzu marayika wanjye yaje ambwira ngo ni marayika wawe ugushinzwe yambaye.
nahise mbona nsa nawe, ni ukuvuga nahise mbona nanjye nsa nawe, uko yambaye nanjye ariko nambaye, uko asa nanjye ariko nsa, uko agenda nanjye ariko ngenda. Iyo robine tuyivaho, tuza gukomeza turagenda, nabonaga dukomeza tugenda hejuru mu kirere. Tugeze hejuru mu kirere ngo ngiye kubona ngo mbona aha hantu hejuru, ngo mbona arambwira ngo reba hariya hejuru. Ndareba, ndebye mu hejuru mbonayo abantu babiri. Arambwira ngo bariya abantu wababonye? Nanjye ati bariya abantu nababonye. Bariya abantu bitegereze. Kandi arambwira ngo kandi ibintu byose ubona ngo uzabibwire abantu biwanyu mu isi. Hanyuma ubwo narebye hejuru nitegereje ku bico ngo mbona hariyo ba bantu babiri. Arambwira ngo bariya ni abanyamasengesho. Arambwira ngo kandi harimo nk'umunyamasengesho w'umunyembaraga, harimo n'umunyamasengesho w'umunyantege nke. Arambwira ngo dore buriya bagiye gusenga, witegereze uburyo bagiye gusenga. Nararebye mbona habanje gusenga umunyamasengesho w'umunyantege nke. Yarasenze ati Imana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye, Imana ite. Agahita asinzira, akaza gushiduka, akibuka ko yari ari gusenga. Ati ni ukuri iti Imana ndaguha umugisha, ati kandi babana bose. Akaba arasinziriye. Uko ari gusenga wa munyamasengesho w'umunyantege nke, nagiye kubona mbona hari abadayimoni bari hano hejuru ku bicu. Nongo nitegereje mbona ku bicu nyirizina hari ubuntu bw'ubukono cyangwa se bw'ubwabyo. Sinzi abantu ukuntu babyita, bagenda babyita ubutandukanye. Ngo nabonaga ako gakono ni mwene ka gakono abantu batekamo ariko gakoze mu ibumba. Akungu. Abakunda kugakora mu ibumba. Umunwa wako gakono nabonaga ureba hasi, indiba yako gakono ariyo iri hejuru ku bicu, ari yifashe ku bicu. Ngo wa munyamasengesho w'umunyantege nke uko ari gusenga, ngo nkajya mbona ngo hari abadayimoni bari gutangatanga rya sengesho, bararitanga rya sengesho kubera ari iry'umunyantege nke. Hanyuma rya sengesho b'abadayimoni bagahita barifata bakarishyira muri ka gakono, ngahita mbona barapfundikiye. Arambaza ati biriya bintu wabibonye? Ndamubwira ati nabibonye. Atari amasengesho y'umunyantege nke, ari amasengesho y'umunyabyaha ntahagera, ahubwo ari amasengesho ni ibiryo by'abadayimoni. Ati buriya turadukona ubonye bayabitsemo, abadayimoni baraza kuyararira cyangwa se mbega ni ibyo kurya byabo bazayarya. Azaguma asenga yibwira ngo amasengesho hari aho yageze, ariko buriya ari amasengesho y'umunyantege nke y'umunyabyaha ntabwo arenga hariya. Abadayimoni niyatunze abadayimoni bo mu kirere. Arambwira ati ngaho reba uriya. Ubwo ni yari ari kunyereka umunyamasengesho w'umunyembaraga. Uyu munyamasengesho w'umunyembaraga yatangiye asenga yihana, atangira asenga yitunganya, atangira asenga yihana, yisuzuma, yinira, yikontorora uko yagenze, uko yavuze. Mbega yatangiye asenga aca bugufi, asaba Imana imbabazi. Mu gusenga kwe nabonye rya sengesho baba dayimoni naryo bararitangatanga, naryo bararitangatanga, ariko ryohe uko asenga ryazamukaga rimeze nk'umuriro. Sengesho rikazamuka rimeze nk'umuriro, isengesho ry'umunyembaraga kandi wasenze yabanje kwisuzuma no kwitunganya no kwatura no kwihana no kwisuzuma no kureba uwagiye kuvugana nawe. Rya sengesho rizamuka ari umuriro, abadayimoni bagira ngo barifate, rya sengesho rikabatwika. Ngo ngiye kubona mbona rya sengesho rigeze muri bwa bukono butangira guturagurika. Numva ijwi rirambwiye ngo reba ngo ririya sengesho ry'umunyembaraga ngo ririya rimenagura buriya bukono, ngo rigatumbagira, ngo rigakingura ijuru, ngo ririya sengesho ubonye ry'umunyembaraga ngo niryo umukiranutsi w'Imana yibutsa Imana mu gihe ahuye n'akaga, mu gihe ahuye n'ikibazo, mu gihe ahuye n'ikigeragezo. Ririya sengesho ry'umunyembaraga ryamenenganye rikagera aho Imana ituye, ati iryo ngiryo n'iryimwibukiraho. Hanyuma ugaho turaharenga. Aranyereka ati hariya wahabonye. Nagiye kubona mbona
ari kunyereka inzira. Abantu benshi bazi ko ngo inzira ijya mu ijuru ngo ari akayira gatoya ngo kangana gutya. Inzira ijya mu ijuru ni inzira nziza, ni inzira yagutse, ni inzira imerameta, ni inzira ishayininga, ni inzira nziza kandi ni inzira yagutse. Haleluya. Ahubwo nagiye kubona mbona iyo nzira harimo inyamaswa yitwa inkazi. Nabonye ku itangira ry'inzira hari inyamaswa, iyo nyamaswa ifite umunwa, nabonaga ifite umunwa barekura gutyo umeze nk'ukoreshwa na rasoro, nkabona wa munwa uratumbereye ukagera kure cyane. Hanyuma ntangira kumva ngize ikibazo. Wa marayika arambwira ati humura witinya, iyi nyamaswa ibereye aha gutera abagenzi bajya mu ijuru ubwoba. Umuntu wihane atabirimo neza, adafashe by'ukuri, adafashije, ati uwo nguwo ntabwo ajya arenga aha ngaha. Ati impamvu iyi nzira ifundanye, iyi nzira ijya mu ijuru ni inzira nziza. Turabona ko ari inzira ngari kandi imerameta ishayininga. Atariko ibigeragezo uhuriramo nabyo utejwe n'iyi nyamaswa iri mu iyi nzira, ati nibyo bituma iyi nzira ifundana. Hano haca umuntu wabyiyemeje, hano haca umuntu wafashe icyemezo, iyi nyamaswa irengwaho n'umuntu wamaze kubyinjiramo neza. Hanyuma iyo nyamaswa maze kuyisobanurira, nabonye ameze nk'uyikozeho, hanyuma wa munwa wayo urihina umera nk'uw'inkoko. Turatambuka tuyitambukaho, tugera ku nyamaswa ya kabiri. Iyo nyamaswa ya kabiri yari ifite umunwa n'ubundi ukoreshwa na rasoro, ariko nkabona yohe ntabwo aho iyo wa wundi wa mbere igera, iyo ya kabiri ntabwo ariho ugera. Yo yarakubitaga ikagera kure, ariko natari kure cyane. Marayika arambwira ngo iyi nyamaswa ubona impamvu umunwa wayo atari muremure nka ya yindi, umuntu wamaze kwiyemeza gutangira uru rugendo akarenga kuri iyi nyamaswa, iyi nyamaswa igereranywa n'ibigeragezo. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ibintu ugenda uhura nabyo, hari ibyo ukubitana nabyo, hari ibyo abadayimoni bakurasaho, nibyo bigereranywa na ya nyamaswa. Ati uwayirenzeho rero akagera kuri iyi, impamvu ubona umuntu atari muremure nka ya yindi, ati umuntu wamaze kugera kuri iyi aba yamaze kumetiriza, aba yamaze gufashwa, aba yamaze kuba amafumafu, aba yamaze, ni ukuvuga ngo aba yamaze kwinjira muri Yesu neza. Aho turaharenga tugera ku nyamaswa ya gatatu. Inyamaswa ya gatatu yari ifite umunwa mugufi cyane, nk'uko yava nk'aha, nk'umunwa wenda wapima nka metero 2. Hanyuma marayika arambwira ngo iyi nyamaswa ya gatatu, iyo umuntu yamaze kurenga hariya, akamara kurenga hariya, abasigaye aririmba ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro. Ni ukuvuga ngo iyo nyamaswa ya gatatu yo ntacyo yagutwara, kuko wamaze kwakira Yesu. Yesu nawe yamaze kukwicaramo, afite ibintu by'amateka ari kugenda akora. Icyo wahura nacyo cyose, yaba mu bikombe n'imisozi, ugenda wumva ko ariho ucuga ibwami, kuko iyo ugeze kuri ya nyamaswa ya gatatu uba wamaze gutunga mu mutima inzira z'igisiyoni, uri kuvuga ati ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa naho uba uhagaze. Hanyuma iyo nyamaswa ya gatatu tuyirengaho, ariko ndaho marayika yarambwiye ngo ibintu urajya ubona uzabibwire abantu b'iwanyu mu isi. Nkumva nyine sinishimye, nkumva ndababaye, nkibaza ukuntu ngiye kugaruka mu isi. Buriya impamvu abantu bagira ubwoba bw'urupfu ni uko utabuze aho uzajya. Umaze kumenya ko ufite iherezo ry'umukiranutsi, ntabwo watinya ibintu bigendanye n'urupfu. Ubuzi ko usinziriye ariko uzakanguka. Hanyuma ho arambwira ngo ubwire abantu, uzabwire abantu b'iwanyu mu isi ko inzira ijya mu ijuru ni inzira nziza abantu batambukamo bishimye, ariko ibigeragezo n'intambara bahuriramo nabyo nibyo bigereranywa n'iriya nyamaswa. Ubabwire bongera ibihe byo gusenga, kandi isengesho ry'umunyembaraga basenga bakijijwe, bihana, bitunganya, bisuzuma, binira. Ati iryo ni ryo sengesho ribasha kugutambutsa kwizi nyamaswa ryonyine. Ati uko waba uri kose ntabwo waharenzwa n'ibindi bintu uretse Imana. Aho turahava tugera kuri bariyeri. Bariyeri rero, iyi bariyeri
iyi bariyeri yohe mwebwe abankurikiye Imana ibahe kubitekerezaho neza. Kuri iyi bariyeri twahageze mbona ari ibintu bisanzwe, ari bugenda nyereka nk'uko urumva dutangira kugenda yajyanyereka, akambwira ati iki ni uku kimeze, akambwira ati uku ni iki kimeze, tukaharenga tugakomeza tukigendera, akambwira ati iki ni uku kimeze, tukaharenga tugakomeza tukigendera. Ariko iyi bariyeri bene data, ariko iyi bariyeri bakozi b'Imana, ariko iyi bariyeri bantu bankurikiye, ntabwo ari ugupfa kuharenga, ntabwo ari ugupfa kuhatambuka, ntabwo hatambutswa na visa, ntabwo ari resepase, ntabwo ari pasiporo. Aha hantu wohe narahageze, ahangaha reka bariho ndinda, nubwo yaba ariho ngarukira nta kibazo, ariko aba ariho wumva cyane kurusha ahandi. Wenda ahandi ndaza kuhavugaho nihuta, kuko iyerekwa namazemo iminsi 6 ntabwo nari kubwira none ahangaha ngo turirangize. Ndagenda nyuraho gake, ngenda mfataho gato gato kugira ngo umenye ko ijuru rirahari. Hari abantu bajya bitiranya ngo ijuru rirahari, kandi ijuru ry'Imana izariha umuntu wese urikeneye. Imana ibafashe kubyumva. Ahantu tuhageze kuri bariyeri nabonye ari nk'uko wafata, hari abantu bazi kera habagaho imigozi ya kasete, nabonye ari nk'uko wafata akantu kari nk'uwo mugozi wa gasete, noneho ukashyiraho nyine itandukanyirizo ry'abantu bari imbere n'abantu bari inyuma. Ahangaha tuhageze, aha hohe marayika yarambwiye atumva rero, aha hohe ibindi byose urumva yari yajyanyereka, ariko arambwiye ati aha hohe urahatambutswa n'imirimo yo gukiranuka wakoze, aha hohe uraharenzwa nuko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nimba utanditse mwa biriya bitabo, aha ho ntabwo uri buze kuharenga. Niyo mpamvu navuze ngo abantu bankurikiye mutinda kuri aha hantu, aha kuri bariyeri. Ntabwo ari ugupfa kuhinjira, uba ufite ibintu byangombwa bikuranga ko wakoreye Imana mu kuri no mu mwuka, ko ufite uburyo wakoreye Imana. Aho inyuma y'ako kagozi marayika yarambwiye ati ubu hano turacyari mu isi. Aho imbere y'akagozi yarambwiye ati buriya hariya ni mu ijuru. Niko yambwiye. Arambwira ati wabonye bariya bagabo bicaye imbere y'akagozi, ati bariya ni abamarayika bashinzwe kureba neza ibintu wakoze. Aba bamarayika bari inyuma y'umugozi nabonaga bafite ibitabo, nabonaga ari abagabo 3 bafite ibitabo bose, ariko hari abagabo 2 bicaye hamwe, hanyuma undi we yari yicaye ameze nk'uwitaruye, harimo byibuze nka metero bategeranye. Marayika arambwira ati wababonye? Nanjye ati nababonye. Arambwira ati aho rero aha byohe noneho ubwo kuharenga ntabwo ari nge, ahubwo biraturuka ku bintu birimo hariya mwa biriya bitabo. Ndagira ngo mvugane n'abantu bankurikiye, ibintu byose ukora wihishe, ibintu ukora abantu batareba, ibintu ukora abantu batabibona, aho muri ibyo bitabo hari marayika ufite mudasobwa yiwe. Ibyo ukora wihishe, ibyo ukora ku manywa, ibyo ukora nijoro byandikwa muri bya bitabo. Arangije bya bitabo, babagabo 2 bafite bya bitabo bibanza barabanje, yarambwiye ati kira ni igitabo cy'imirimo. Uriya mugabo wa mbere afite, uriya marayika arebamo mburamwe umurimo. Nari nzi ko mu bantu bafite imirimo yo gukiranuka, nari nzi ko nanjye ndimo. Impamvu yarambwiye ati imirimo yose wakoze ntabwo wayikoranye urukundo, iyo yose uri gutekereza ntabwo wigeze uyikorana urukundo. Reka mbabwire, imirimo yose utakoranye urukundo ntabwo yandikwamo hariya mwa biriya bitabo. Ndangije yakomeje areba muri cya gitabo cy'imirimo, nabonyemo imirimo 2 gusa, imirimo 2 yonyine, imbere n'inyuma. Kandi pe urumva twakuze mu bupfubyi tutagira utwitaho. Nagendaga ngafata abantu b'ababyeyi baba bagiye mu murima tukajyana,
tukirirwa duhingana ariko mu mutima harimo ngo Imana imbabarire nituza gutaha bampe ku biryo. Nasanga bari guhura ngo mu isekuru ngagenda nkabafasha tugahura ariko mu mutima harimo ngo baze kumpa ku biryo. Iyo mirimo utaba wakoranye urukundo ntabwo yandikwa mwa biriya bitabo. Ndakwinginze wowe ungurikiye ukimara kumvira iyerekwa ukora imirimo ukoranye urukundo niyo yandikwa mwa kiriya gitabo. Ngira Imana mbonamwe imirimo ibiri ubwo mba ndatotse. Igitabo cya kabiri cyari igitabo cy'amasengesho. Kwa kiriya gitabo cy'imirimo ushobora kuba uri umuririmbyi bagategura amasengesho ukajya muri korari uvuga ati reka mfe kujya gusenga, reka mfe kujya gusenga, perezida atambagarika cyangwa batambana tiba iriya korari ndayize tibura bakora bashyira ku ruhande, ukajya gusenga iminsi 2 iminsi 3 ari ukugira ngo bataguhana nta bikurimo nta bikwestayemo. Ayo masengesho uzitahira ariko ntabwo azandikwa mwa kiriya gitabo cy'imirimo. Birasaba ngo nimba ari amasengesho ya korari, nimba ari umusanzu wa korari, ubikora ubikunze, uzi uwukorera, uzi icyo ukora, wimenya uwuriwe. Yuzi uwukorera, nta muntu ugutera ubwoba mu mirimo yawe ya misi yose. Imana ibafashe kubyumva. Aho narahavuye kuko nari mbonetse nk'imirimo ibiri. Igitabo cya kabiri cyari igitabo cy'amasengesho. Igitabo cy'amasengesho iki gitabo cy'amasengesho abantu bakora imirimo ariko badasenga ni nka kwa kundi umufotogarafe ashobora kugufotora ukajya ubona ifoto yawe muri kirishe ukajya ugira ngo iyi foto ntabwo wasobanukirwa rindi. Niko imirimo y'umuntu udasenga igaragara imbere y'Imana. Bisaba ngo ukore imirimo yo gukiranuka ariko unasenge kuko amasengesho niyo yoza, niyo yeza, niyo aboneza ya mirimo, hanyuma imirimo yawe ikagaragara imbere y'Imana bigaragara ko ari umuntu wafashije cyangwa se bigaragara ko ari undi murimo wakoze. Muri iki gitabo cy'amasengesho rero nimba hari abantu bakundaga gusenga nari nzi ko ari nge wa mbere ku isi. Igitabo bagiyemo barareba bararambura barareba mbona bageze kure batarabonamo igihe nasenze. Nasengaga ijoro, nsenga amanywa, nsenga pe, ariko mfite uburyo nsenga. Nahoraga nisengera gusa numva nta bindimo, nta ntego y'amasengesho, nta byerekezo, nta byepfo bya ruguru, mbega numva bitandimo. Aya masengesho yose utakoranye urukundo, aya masengesho yose wasenze nta bikurimo, ntabwo yandikwa mwa biriya bitabo. Nabonye ibihe bibiri nasenze ariko nsenze nsuye umuntu warwaye. Abantu barwaye ubwo ni ibihe bibiri nasengeye abarwayi. Mbita mbonamwe ibindi bihe bibiri. Ibi bihe bibiri nabyo nagiye nsengera umurimo w'Imana mfite intimba n'agahinda numva binyuzuye. Mu gihe cy'amasengesho nabonyemo ibihe 4 cyangwa se ibihe by'amasengesho 4. Mu gitabo cy'imirimo nabonyemo imirimo 2. Ibi bintu byose marayika yaransobanurira arambwira ngo ibintu byose utakoranye urukundo ntabwo byandikwa mwa biriya bitabo. Iki gitabo rero cy'uyu mugabo wa gatatu wari witaruye harimo nka metero kugira ngo hagati ye n'abo ngabo babiri harimo metero. Uyu yari afite igitabo cy'ubugingo. Marayika yarambwiye ati uriya ni igitabo cy'ubugingo afite. Ati birasaba ngo ubwo ubonetse mw'ibi bitabo by'imirimo uboneke no mw'iki gitabo cy'ubugingo kuko nabonye aricyo babumbura nyuma. Yarabumbuye arareba izina ryanjye nkajya mbona ntari kuribona. Akomeza arareba izina ryanjye numva ararivuze Uwimana Keremansi. Ariko ubundi Imana ishimwe cyane. Igihe cy'ubuhamya hari amazina cyari cyaranyise ariko ndashima Imana ko ituzi kurusha uko abantu batwita. Imana ishimwe. Ngimara kuboneka muri bya bitabo 3
ubwo ako kanya nahisemo na ka kantu kameze nk'umugozi bagaciye, hanyuma ndinjira. Ubwo nari ninjiye kugira ngo marayika ajye kunyereka ibisabwa. Narinjiye, ibi byose rero ubwo iyerekwa ry'agace ka mbere ryarangiriye aho ngaho kuri bariyeri. Iyerekwa ry'agace ka kabiri, igice cya kabiri, ngira ngo igice cya mbere cyarangiriye aho kuri bariyeri. Iyo umaze kwibona mwa biriya bitabo, iyo umaze kwibona hariya mu gitabo cy'ubugingo, iyo umaze kurenga iyo bariyeri, agace ka mbere ni aho ngaho karangiriye. Reka ninjireho ku gace ka kabiri cyangwa se ku gice cya kabiri, kuko nabyo ni birebire. Iyerekwa namazemo iminsi 6 ndi muri koma, ntabwo twabivugaho umunsi umwe. Ahubwo reka nihute ngende mvuga ku by'ingenzi bigira aho bigukura, bigira naho bikujyana. Iki gice cya kabiri twahitiye tukimara kurenga kuri bariyeri, twahitiye ahantu hari itanura ry'umuriro cyangwa se hari igicaniro cy'umuriro. Ariko ushinzwe iki gicaniro cy'umuriro nabonaga afite ijisho ryatukuye risa n'uwo muriro. Ntangira kugira ubwoba. Marayika arambwira ati ntugire ubwoba, ati uyu ni marayika. Ndibaza, uyu ni marayika ufite ijisho rimeze atya? Arambwira ati uyu ni marayika. Ati impamvu ubona ijisho rye ryabaye nk'uriya muriro, ati impamvu ni ibyaha abantu b'iwanyu mu isi birirwa bakora. Ati uyu marayika yitwa Rutababarira. Yarambwiye ngo uyu ntazigera ababarira iyo nka cyangwa yihaka. Ati uyu nguyu ni Rutababarira. Arambwira ngo kandi uyu muriro nabonaga ari nk'umuriro umeze nk'igikoma. Aho turaharenga tugera ahantu mu rwambariro. Ngiye kubona marayika arambwira ngo reba hariya. Ndahareba. Arambwira ngo ariya makanzu wayabonye? Nanjye ati nayabonye. Ataha rero ni mu rwambariro rw'abera. Ariko ndebye mbona ayo makanzu arasa, ibara ni rimwe, birasa n'umweru. Ariko imitako nkajya mbona ya mitako ibigiye iriho ntabwo isa. Nari nahawe ubutware cyangwa se uburenganzira bwo kubaza. Igihe ntekereje ati iriya mitako ko mbona itangana, we aba yamaze kundeba mu mutima. Arambwira ngo impamvu uri kubona iriya mitako itangana iri kwa ariya makanzu, nuko imirimo y'abantu b'iwanyu mu isi, uko umuntu agiye akora umurimo we wo gukiranuka, ati aba afashe ikanzu yiwe, ati niyo yiriya mitako ugenda ubonaho. Ati uko umuntu yagiye akora imirimo yo gukiranuka, ati niko ugenda ubona ariya makanzu agiye atandukanyije imitako. Aho turahava turagenda, mbona twinjiye ahantu nabonaga yarambwiye ati reba hariya. Marebye mbona hari inanga zimanitse, ariko nabonaga zimanitse nk'ahantu hejuru. Arambwira ati biriya wabibonye? Nanjye ati nabibonye. Arambwira ati ziriya ni inanga abera cyangwa se umugeni uturutse mu isi azacuranga. Ati ziriya nta muntu uzazikoraho umugeni wa Kristo atarava mu isi. Aho turaharenga. Ubwo ndi kugenda mvugaho gato kugira ngo nawe wongere ugire ibyiringiro. Aho turaharenga tugera ahantu yanyerekaga. Arambwira ati reba ahangaha. Marebye mbona n'ahantu hameze hakayangana ukuntu hatagira ibara. Nabonaga ari umweru dereri. Arambwira ati aha wahabonye? Sinabonaga itangiriro ryaho, sinabonaga n'iyusirizo ryaho. Cyakora aho twari duhagaze nararebaga, ariko ndubona aho bigarukira harereranaga hakayangana cyane. Arambwira ati iyi rero ni inyanja y'ibirahuri. Aho turaharenga tugera ahantu numvishe abantu, cyangwa se numvishe abantu bari kurira, barira, baboroga, bavuza induru, basakuza cyane. Ndabaza ati aha ni he? Arambwira ati ahangaha, aha naho baririra bakaborogera bakahekenyera amenyo. Arambwira ati itegereze urebe. Ati abantu bahari ni ba bana ba nyina
banze ko bajya kubaho ngo bakorere Imana mu gihe cyabo, bakabavutsa ubuzima, bakanga ko bakura ngo bakorere Imana imirimo ba nyina batazaba barakoze barashaje. Arambwira ati aba bana uri kubonamo hano, ati aba bana hari abana batawe mu migezi, aba bana hari abana bajugunywe mu mashyamba, aba bana hari abana batawe mu matuwarete, ati aba bana bose ba nyina banze kubyara ngo bavuke bajye gukorera Imana mu gihe cyabo, ati aba bana bose barimwe aha ngaha. Nagiye kubona yarambwiye ngo itegereze urebe, yagiye hirya gake mbona akoze ku kantu kari nka buto, mbona ni ahantu hanini cyane harangaye, mbona harimo marayika ubanyuramo akagenda abacamo abanyuramo. Hanyuma nimba ufite umwana wawe wajugunye mu ruzi afite icyumweru, afite ukwezi, afite iminsi ibiri, uwo marayika ashinzwe kurera uwo mwana. Nimba hari inda yawe wakuyemo ifite amezi 9, uwo mwana ukamujugunya muri tuwarete cyangwa ukajya kumuta mu mashyamba, marayika ashinzwe kurera uwo mwana akagutegereza kugeza igihe uzahagerera. Uburyo amurera nagiye kubona mbona agenda banyuramo. Iyo abanyuzemo kubanyuramo gusa, abo bana bahita bakura, bakaba abasore, bakaba abakobwa, barakura, baragutegereje. Narabajije ati mbese kugira ngo umuntu ahabwe imbabazi akiri mu isi byagenda biti? Arambwira ngo ibi bintu ubonye uzabibwire abantu b'iwanyu mu isi. Nakumva ko nzasubira mu isi nkumva sinishimye. Arambwira ati aba babyeyi bagiye bavutsa aba bana ubuzima bwabo bwo kubaho, iyo amaze kumva ibi ngibi akihana agafata icyemezo cyo kwihanira kureka, aba bana uriya marayika ubashinzwe abakura hariya baririra bagahekenyera amenyo bakaborogera, akabajyana aho imyuka y'abera irindiwe. Aho turahava. Ubwo icyawe ni ukumva warangiza ugatoramo icyawe, icyo wumva kigutsinze ukihana, Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi. Aho turahava. Tugera ahantu numva hari isauti nziza cyane, nziza cyane. Ndabaza ati ahaho nihe? Marayika arambwira ati aha ngaha ni ahantu imyuka y'abera irindiwe. Abantu bakoze neza bagakora ibyo gukiranuka, iyo bitabye Imana imyuka y'abera ni aha ngaha ibirindiwe. Ndakwifuriza gukorera Imana neza, ndakwifuriza kurekura ibyo igundiriye, ndakwifuriza gufata gugundira ibyaha, ahubwo niwanga icyaha ugundira ibyiza kugira ngo aha hantu imyuka y'abera irindiwe. Nawe nuramuka ubuzima bwawe burangiriye aha turi kuvugana, ukuboko kw'Imana kuzakujyane kugushyiraho imyuka y'abera irindiwe. Imana igufashe kubyumva. Aho turahava. Tugera ahantu hari ikibaya kinini cyane cy'ibyo kurya. Hanyuma ndabaza ati ibi byo kurya byo biti? Marayika arambwira ati ibi byo kurya byose uri kubona biri mu iki kibaya ati ibi byo kurya ni ibiryo abantu b'abanyabugugu b'iwanyu mu isi bimye ku bashonji bishwe n'inzara, bakabima bakabirya bagiye. Ati ibyo biryo bimye ku mushonji, ati ibi biryo biterekewe aha kugira ngo bizabatsindishe cyangwa bibatsindishirize. Nabonaga ari ibiryo byinshi cyane. Marayika arambwira ati ariko iyo umuntu amaze kumva, umuntu w'iwanyu mu isi umaze kumvira iyerekwa akihanira kureka, agafata icyemezo akihanira kureka, akihana dayimoni w'ubugugu, ati marayika ubishinzwe afata bya biryo yimyeho abashonji akabiterura akajya kubita mu nyanja yitwa kwibagirana. Urumva ko kutazajya mu ijuru ni uburenganzira bw'umuntu, kuko ijuru kuryinjiramo ni uguca bugufi ukihana, ariko ukihanira kureka, ufata icyemezo kidasubirwaho. Ibyo biryo ngo barabijyana bakabita mu nyanja yitwa kwibagirana. Aho turahava. Turagenda tuza kugera ahantu anyereka
ngo nagiye kubona mbona duhagaze hejuru mu kirere. Aha hejuru mu kirere arambwira ngo dore isi. Nabonaga ari ikintu cy'igicuku, nabonaga ari ikintu cy'ijoro, nabonaga ari ahantu hatabona. Ndebye arambwira ngo iriya ni isi, ariko nitegereje mbona yasi harimo amatara. Murabona nka kuriya ushobora kuba uri kugenda ukagera nko mu mwijima, ariko ukabona hari ahandi hantu hagiye hacanye amatara ahantu hagati na hagati, ukagenda ubona harimo umwijima. Arambaza ati biriya wabibonye? Nanjye ati nabibonye. Arambwira ati rero kiriya kijiji wabonye, kiriya kijima riracura burindi wabonye, ati ni isi. Arambwira ngo ririya tara uri kubona riri kwaka hamwe na hamwe, atura n'umukiranutsi wanjye. Arambwira ngo umukiranutsi wanjye niwe utuma imvura igwa, umukiranutsi wanjye niwe utuma izuba ryaka, umukiranutsi wanjye niwe utuma ngaba amahoro mu isi, umukiranutsi wanjye. Nyine umukiranutsi agereranywa n'itara rimurika muri wa mwijima. Arangije arambwira ati komeza witegereze urebe. Ngiye kubona mbona ya matara arazimye yose, nguko waba uri kurya mu nzu umuriro ukagenda utabyiteguye, kujya uhita ubona habaye. Niko isi imeze. Arambwira ngo wabibonye? Nanjye ati nabibonye. Ngo umukiranutsi wanjye nava mu isi, ngo ni kuri iyi si izasigara imeze. Aranyereka ati dore umubiri. Ndebye umubiri, uyu mubiri nubwo mubona tuwusiga, uyu mubiri nubwo mubona tuwambika, uyu mubiri nubwo tuwuha ifiriti zo ku mibyizi, uyu mubiri nubwo mubona tuwugirira neza, dukwiye kwita ku muntu w'imbere kurusha umuntu w'inyuma. Yanyeretse umubiri, numva umubiri ndawanze cyane. Nabonaga ari nk'ikintu cy'igifuko gifite ibintu by'ubuheri. Arambwira ngo uriya ni umubiri. Ambwira ijambo ryambabaje. Arambwira ngo kandi ngo uriya mubiri ugiye kuwusubiramo. Ambwira amagambo abiri, ariyo ubwo ngeze kuri ya hantu nababwiye yuko mbabwira impamvu yo kubyara abana benshi. Aho niho ngeze. Aho hantu tuhagaze yarambwiye ngo dore umubiri kandi ugiye kuwusubiramo. Arambwira ngo hari impamvu ebyiri zitumye ngukura mu rupfu. Ubwo ngeze kuri ha hantu nababwiye ngo nubwo mbyaye 16, simbizi nimba uyu wa 16 ari kadete cyangwa ari umuherezi. Impamvu ni iyi, impamvu ni iyi ngezeho. Nari nababwiye ko nza kubabwira impamvu yabyo, niyo yiyingezeho. Marayika arambwiye ngo hari impamvu ebyiri zitumye ngukura mu rupfu. Urumva ko nari napfuye. Arambwira ngo impamvu ya mbere, ugiye gusubira mu isi ujya kunkorera umurimo wanjye wo kubyara. Iyo ni impamvu ya mbere. Ugiye kunkorera umurimo wanjye wo kubyara. Ibintu bitumye ngukura mu rupfu ni ukugira ngo ujye gukora umurimo wanjye wo kubyara. Buriya kubyara ni umurimo w'Imana uba uri gukora. Arambwira ngo impamvu ya kabiri, impamvu ya kabiri, ugiye gukora ivugabutumwa impande enye z'isi. Ugiye gukora ivugabutumwa impande enye z'isi. Niyo mpamvu ya kabiri. Ati ngaho genda usubire mu mubiri. Igihe ngiri kumva ngiye kumuhakanira, ndi kuguma ndeba uwo mubiri, ntabwo namenye uburyo yagiye, ntabwo namenye uburyo yamvuye imbere. Ahubwo ngewe byarangiye akimara kuvuga gutyo, ngewe nahise nisanga ndyamye mu bitaro, abantu bari kunsengera, abandi bari gutabaza, abanyagatulika basenga uko bashobojwe, abarokore basenga uko bashobojwe, abadivandiste basenga uko bashobojwe. Buri muntu wese ni ukuvuga ngo bari bakusanyitse bari kunsengera. Nahise nkanura, ngewe nsanga ubwo barangose bari kunsengera, ariko numva sinishimye. Uburyo ngarutse n'uburyo bimeze n'uburyo bari kunsengera ntibyigeze binezeza.
sinababajwe nuko bari kunsengera, ahubwo nababajwe nuko ngarutse mu mubiri ngatakaza ibyo narindi kureba. Iyerekwa naho ryarangiriye, Imana idakiranirwa ibaha imigisha. Icyo nshatse kuvugana nawe ndangiza iri yerekwa, navuzeho nihuta kugira ngo nawe ugire icyo ufata ukomeze, byose ntibigucike, ugira ibyo ufata ukomeze. Icyo ndangije nkwingingira, niwongere wizere ko ijuru rihari. Ijuru rirahari, Imana ituye mu ijuru irahari, ibizima birahari, ibihembo by'abera birahari, uko twageragezwa kose ibihembo by'abakiranutsi birahari. Hanyuma ndangije nkwifuriza kugira ngo ukomere nanjye nkomere, kandi aho wagejeje ukora ukomeze ucugurira aho ngaho, ukomeze ukora imirimo yo gukiranuka, Imana izakwemera. Yesu abaha imigisha itagabanyije. Imana iguha umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikomeze kubana nawe. Hari umuntu ushobora kuba yumvishe iri yerekwa ariko akumva akeneye gusengerwa, akumva akeneye kwatura, kuko niwo mumaro w'Umwuka Wera. Ni nayo mpamvu y'iri yerekwa, kugira ngo rero mube mwabonana, ube wamusengera cyangwa umufashe kwatura. Yakubona gute? Ndagira ngo umubwire ukuntu yakubona, ahasigaye Imana iduhane umugisha. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Impamvu y'iri yerekwa cyangwa se impamvu ibitumye tuza kubivuga aha, aba ari ukugira ngo umuntu arebe aho yatakarije, namara kureba aho yatakarije, umuntu wumva atsinzwe n'urubanza mu mutima we, akumva iriya bariyeri atazayirengaho bitewe n'uko yasanze yagiye akora imirimo atakoranye urukundo, twamufasha gusenga. Ariko kugira ngo umuntu nyine mbone, ubyifuza ahamagara kuri 07-300-999-15. Kansubiremo, uwifuza ko twasengana wenda by'umwihariko ahamagara kuri 07-300-999-15. Amazina ni Uwimana Clemence. Iyera ikomeze iduhane umugisha. Hanyuma ndabwira abantu bose badukurikiye, niwumva ijwi ry'Imana uhindukire kugira ngo wihane, ahasigaye Yesu akugirire neza. Amen. Dushimiye mwebwe mwese mwabanye natwe, mwebwe mwese mwakurikiye ubu butumwa, mwebwe mwese mwafashe uyu mwanya. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Birashoboka ko bwaba ari ubwa mbere rero wabonye ikiganiro cyacu, kora subscribe. Birashoboka ko waba wagikunze, kanda like. Birashoboka ko umva hari undi muntu wagisangiza, kora share. Birashoboka ko hari inyunganizi, igitekerezo cyangwa uko wabyumvishe n'uko ubibona, nyemerera ujye hasi muri comment ubitubwire. Turushoje tukubwira ngo Imana y'amahoro ibane nawe, kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Shalom, shalom.